muraho abakurikiye Intego TV. Intego TV ikomoka mu Ntego Driving School. Byose ni kimwe, ni itsinda rimwe. Muri iyi minsi rero ibiganiro muzajya mubikurikira ku Ntego TV, ntabwo bizajya byitwa Intego Driving School, bizajya byitwa Intego TV. Uyu mwanya rero ni wa wundi usanzwe tumenyereye, twari dusanzwe tubaha wo kubigisha isomo rya online, abari live twakomeza, abatarajoininga live namwe mwaza tugakomeza. Noneho ku muntu ubuze kuza kugikurikirana cyabaye video mu gihe wenda atabonye uburyo bwo kuza ngo twifatanye uyu mwanya wo kwiga, yaza kubisanga kuri YouTube channel Intego Driving School. Mu minsi mike izajya iba yitwa Intego TV. Nuko ikibazo cya mbere, iri ni isubiramo code ya 6. Ikibazo cya mbere, iki cyapa gisobanura iki? Iki cyapa gisobanura iki? Kireba neza. Cyapa gisobanuye gutanga umwanya ku bindi binyabiziga iburyo bwawe. Ese nibyo? Oya. Guhagarara aho abanyeshuri bambukiranya. Ibindi binyabiziga bigomba kuguha inzira. Igisubizo hano hasi, guhagarara akanya gato. Banza witegereze neza iyi foto. Iki cyapa gisobanura guhagarara akanya gato. Ni icyapa kiri mu byapa byo gutambuka mbere, ni nomero B2A. Kivuze iki? Guhagarara akanya gato. Twakomeza noneho. Ikibazo cya kabiri, nitegereze neza iyo foto. Harimo icyapa cyanditsemo inyuguti ya P. Icyapa cy'ubururu kirimo inyuguti ya P y'umweru, gifite akaranga cyerekezo kareba hasi, fresh. Ubundi icyo cyapa kiyobora cyangwa se kiyobora ahantu imodoka zagenewe guhagarara umwanya muto cyangwa munini, kuri buriya bwoko bwa biriya binyabiziga by'imitambiko myinshi bagaragaje hariya. Aha rero iyo bashyizemo karanga cyerekezo kareba hasi, baba bakwira ko ugomba guhagarara munsi y'icyo cyapa. Ndashaka guparika, ikibazo cyabaza ngo ndashaka guparika ikinyabiziga iburyo bw'inzira y'abanyamaguru. Nshobora gukora iki? Biremewe imbere y'icyo cyapa? Biremewe munsi y'iki cyapa? Birabujijwe imbere y'iki cyapa? Birabujijwe imbere n'inyuma z'iki cyapa? Nta gisubizo cy'ukuri kirimo. Igisubizo kiri hehe? Biremewe munsi y'iki cyapa. Maze gukoraho uhita uza hahandi imbere kubikurikira. Twakomeza. Cya gatatu, ikindi kinyabiziga giturutse inyuma kiguterera amatara y'urumuri rumyasa, wakora iki? Ikindi kinyabiziga kiguturutse inyuma kiguterera amatara y'urumuri rumyasa, wakora iki? Fata feri y'urugendo kugira ngo umwereke ko ugiye guhagarara. Kongera umuvuduko kugira ngo intera iri hagati yawe n'inyuma igumeho. Emerera icyo kinyabiziga gutambukaho imbere niba nta cyago gihari. Nta gisubizo cy'ukuri kirimo. Igisubizo kiri emera icyo kinyabiziga gutambukaho imbere niba nta cyago kize gute gihari. Ikibazo cya kane, nijoro igihe ijoro rikeye, itara ribonesha icyapa kiranga nimero y'ikinyabiziga rigomba gutuma izo nomero zisomeka neza nibura mu ntera ingana gute? Itara riranga nomero y'ikinyabiziga rero rigomba gutuma izo nomero zisomeka neza nibura muri metero zingahe? Muri metero 20 iyo ikinyabiziga gihagaze. Nijoro igihe ijoro rikeye, itara riranga nomero y'ikinyabiziga rigomba gutuma izo nomero zisomeka neza mu ntera nibura metero zingahe? 20. Hano mu bisubizo ngiki 150, 50, 100. Igisubizo ni metero zingahe? 20. Twakomeza. Ikibazo cya gatanu, telefone ngendanwa ntigomba gukoreshwa hehe? Telefone ngendanwa rero ntigomba gukoreshwa igihe cyose utwaye ikinyabiziga. Hano baravuga ngo igihe cyose utwaye, yego. Ahari ibimenyetso bimurika igihe ikinyabiziga kiri ku muvuduko utarenze 20 ku isaha, nta gisubizo. Igihe cyose utwaye telefone ngendanwa ntabwo igomba gukoreshwa. Icyo gihe tuzakora iki kugira ngo telefone ngendanwa tuyikoreshe? Icyo tugomba gukora muri icyo gihe,
icyo tugomba gukora muri icyo gihe, uzafata imodoka uyishyire ku ruhande, ubundi ugire ute, ubanze witabe telefone, ubone ukomeza urugendo. Twakomeza noneho. Ikibazo cya 6. Mbere yo kunyura ku bindi binyabiziga, ni ngombwa kumenya ko bimeze gute. Mbere yo kunyura ku bindi binyabiziga, ni ngombwa kumenya ko umuhanda nkubonamo neza no kwitondera kunyuranaho. Nta kindi kinyabiziga giturutse inyuma, ibinyabiziga biturutse imbere bishaka gukatira ibumoso, nta gisubizo. Ni ugomba mbere yo kunyura ku bindi binyabiziga no kumenya neza ko mu muhanda mpabona no kwitondera kunyuranaho. Ikibazo cya 7. Buri modoka cyangwa buri romoroki ikuruwe n'iyo modoka bishobora kugira itara risa n'icyatsi kibisi bituma umuyobozi yerekana ko yabonye ikimenyetso cy'uwiteguye kumunyuraho. Iryo tara rigomba gushyirwaho ku buryo bukurikira. Itara rero rishyirwa ku modoka zifite uburebure burenze metero 8 mu ngingo 22, zifite uburebure burenze metero 8, zigomba kuba iryo tara risa n'icyatsi kibisi, rigashyirwa inyuma hafi y'impera y'ibumoso bw'ikinyabiziga. Umumaro waryo ni ukugira ngo ryerekane ko umuyobozi w'icyo kinyabiziga ugitwaye yabonye ikimenyetso cy'umuntu witeguye kumunyuraho. Ni itara rishyirwa riba risa rite, rishyirwa inyuma. Itara rishyirwa inyuma ibumoso bw'ikinyabiziga hafi y'impera y'ibumoso bw'ikinyabiziga. Icyo nicyo. Hafi y'inguni y'ibumoso, inyuma hegereye inguni y'iburyo nta gisubizo cy'ukuri kirimo, ni inyuma hafi y'impera y'ibumoso bw'ikinyabiziga. Twakomeza. Cya 8. Gutwara uzungaguza mu muhanda. Gutwara uzungaguza mu muhanda bimeze gute? Ibyo ni bibi igihe cyose ku kinyabiziga by'umwihariko bifite moteri. Ni bibi ku binyabiziga cy'imitende 2. Ni bibi igihe cyose. Ni bibi ku binyabiziga by'imitende 4. Nta gisubizo cy'ukuri kirimo. Igisubizo kiri hano ni bibi igihe cyose. Ni bibi igihe cyose. Twakomeza noneho. Icya 9. Birabujijwe kubangamira imigenderere isanzwe y'ibindi binyabiziga kubera gukora ibi bikurikira. Mu ngingo 26. Birabujijwe kubangamira imigenderere isanzwe y'ibindi binyabiziga kubera gukacira feri bidatewe no kwirinda ibyago cyangwa kugabanya umuvuduko ku buryo budasanzwe. Aha rero birabujijwe kubangamira imigenderere isanzwe y'ibindi binyabiziga kubera kugabanya umuvuduko ku buryo budasanzwe no gukacira feri bidatewe no kwirinda ibyago. Twakomeza tukareba ku cya kangahe, cya 10. Mu gihe telefone yawe ihamagawe kandi utwaye imodoka wakora iki? Mu gihe telefone yawe ihamagawe utwaye imodoka wakora iki? Niba ari kubaza hano. Kwitaba cyangwa guhagarara ako kanya. Gushyira imodoka iruhande ukayitaba. Kutayitaba. Nta gisubizo cy'ukuri kirimo. Igihe baguhamagaye utwaye imodoka rero ugomba gushyira ku ruhande imodoka utwaye, ubundi ukitaba ugakomeza urugendo. Mbibutse ko ibibazo n'ibisubizo nibyo bya bindi bikunze gukenerwa cyane kandi bikunze kwifashishwa mu gukora ibizamini. Ese bibaye ngombwa ko bikunze kwifashishwa mu gukora ibizamini hari abakorera provisoire. Ese bibaye ngombwa ko wifuza kudusura wagana he? Mu Rwanda, Kimironko, mu Rwanda mu karere ka Gasabo, umujyi wa Kigali, umurenge wa Kimironko, dukorera hafi ya gare imbere neza ya MTN Service Center. Waduhamagara kuri 0788 Yego, tugiye kujya tubadingiraho tugenda twongeraho ibijyanye n'ubusobanuro bw'aya magambo mba ndi kuvuga mu Cyongereza kugira ngo rimwe na rimwe n'abantu badabasha kumva neza Ikinyarwanda serivisi z'ibyo dutanga bajye babibona. Ni iki wakora mbere y'uko uhindura icyerekezo? Gutanga ikimenyetso cy'ukuboko no gukoresha amatara ndangacyerekezo. Itegereze neza niba icyapa kikwemerera guhindura icyerekezo. Ibisubizo biri haruguru byose ni ukuri, nta gisubizo cy'ukuri kirimo. Ibisubizo biri haruguru byose ni ukuri. Mbere yo guhindura icyerekezo ugomba kwitegereza neza niba icyapa kikwemerera guhindura
icyerekezo, ikindi ukabikoresha ibimenyetso byabugenewe, byaba ntabyo ugakoresha ukuboko. 12. Amatara maremare y'ikinyabiziga agomba kuzima mu bihe bikurikira. Iyo ikinyabiziga gikurikiye ikindi mu ntambwe zitageze kuri metero 100, kandi iyo umuyobozi wacyo ashaka kunyura ku cyo akurikiye acana azimya vana vuba amatara maremare. Iyo umuhanda umurikiwe hose kandi umuyobozi ashobora kureba muri metero 200. Ibisubizo biri haruguru bibanza n'iby'ukuri, nta gisubizo cy'ukuri kirimo. Ubundi amatara maremare agomba kuzima iyo umuhanda umurikiwe ubasha kureba muri metero 100. Ikindi ashobora no kuba yanazima iyo ukurikiye undi muntu mu ntambwe zitageze kuri metero 50. Ariko kandi ashobora no kuba yanazima amatara maremare iyo umuyobozi w'ikinyabiziga agiye kubisikana n'undi. Iki cyapa gisobanura iki? Iki cyapa kivuga tanga inzira. Iki cyapa gisobanura tanga inzira. Iki cyapa gisobanura iki mu nkomane? Tanga inzira ku binyabiziga bigendera mu muhanda munini wegereye. Yego. Tanga inzira ku binyabiziga binini, oya. Gabanya umuvuduko, oya. Tanga inzira ku binyabiziga biturutse iburyo bwawe. Tanga inzira ku binyabiziga bigenda mu muhanda munini wegereye. Ikibazo cya 14. Iyo kuva bwije kugeza bukeye, cyangwa bitewe n'uko ibintu bimeze, bitagishoboka kubona neza nibura wenda muri metero 200 mu nzira nyabagendwa, rumoroki iziritse kuri velomoteri cyangwa ipikipiki idafite akanyabiziga ko ku ruhande, uretse velomoteri idafite umuyobozi, kandi uburumbarare bwayo cyangwa bw'ibyo yikoreye bukaba butuma itara ry'ikinyabiziga kiyikuruye ritagaragara. Iyo rumoroki izajya igaragazwa ku buryo bukurikira. Ni ukuvuga ngo rumoroki ikuruwe ku igare, velomoteri cyangwa ku ipikipiki, inyuma hayo nta tara twakabaye dushyiraho. Icyakora mu gihe ingano y'ibyo itwaye cyangwa iyo ubwayo bituma itara ry'icyo kinyabiziga kiyikuruye ritagaragara, inyuma y'iyo rumoroki dushyiraho itara risa umweru, umuhondo cyangwa icunga rihishije. Itara niryo dushyiraho. Hano rero bakabaza ngo itara ryera riri kuri rumoroki inyuma niryo dushyiraho, itara ry'umuhondo riri kuri rumoroki inyuma, itara risa n'icunga rihishije riri kuri rumoroki inyuma. Ibisubizo byose ni ukuri, ni ukuri. Twakomeza. 15. Mu gihe umuntu ufite ubumuga wenda bwo kutabona ari kwambuka umuhanda kandi yitwaje ya nkoni yera y'abatabona, we nk'umuyobozi w'ikinyabiziga ugomba gufata irya nkoni nk'ikihe gisobanuro? Umuyobozi w'ikinyabiziga rero agomba kujya gufata irya nkoni nk'icyapa kimumenyesha ko agomba guhagarara. None bakabaza mu bisubizo ngo umuyobozi agomba kuvuza ihoni agakomeza. Umuyobozi w'ikinyabiziga agomba gufata iyo nkoni nk'icyapa kimumenyesha ko agomba guhagarara cyane. Gabanya nurangiza ukomeze witonze. Ntabwo ari byo, ugomba gufata nk'icyapa cyo kikumenyesha guhagarara. Binabaye byiza ukava mu kinyabiziga ukagenda ukamwambutsa. 16. Amatara y'urugendo mu gihe cy'ibihu. Ya matara maremare mu gihe cy'ibihu arya ni mabi. Mu ngingo 43 barayatwigisha. Amatara y'urugendo rero ni mabi kuko arakugarukira akaguhuma amaso. Icyo gisubizo. Ni meza kuko atuma ureba kure, oya. Akwizeza ko abandi bakubona. Ni mabi kuko arakugarukira akaguhuma amaso. Amatara y'urugendo mu gihe cy'ibihu ni mabi, arakugarukira akaguhuma iki? Amaso. Ibinyabiziga bifite ubugari bifite ibipimo bikurikira bigomba kugira amatara ndangaburumbarare. Ibinyabiziga bigomba gutunga amatara ndangaburumbarare ni ibihe? Ni bya bindi biba bifite ubugari bubyibushe mu mbavu zacyo, kikaba gifite ubugari burenze metero 2 na santimetero 10. Kirimo muri ibi bisubizo muri kureba? Metero 1 na santimetero 10, metero 3, metero 250. Nta gisubizo cy'ukuri kirimo, ni metero 2 na santimetero zingahe? 10. Kibazo cya 18. Yego, hano mu kibazo cya 18 rero batwerekamo icyapa kibuza kurenza umuvuduko wa 70, bakatwereka ko ibinyabiziga bibujijwe nabyo kunyuranaho. Bakavuza ngo urebeye kuri biriya byapa ubundi habujijwe iki? Habujijwe kunyuranaho ku binyabiziga bikururwa n'ibinyabiziga birengeje imitende 2 ibumoso. Kunyuranaho birabujijwe, yewe no kugendera ku muvuduko wa kilometero
irenga 70 ku isaha. Iki cyo nicyo. Ngese ngo habujwe kunyuranaho ku binyabiziga bikuruwe cyangwa ibinyabiziga birengeje imitambiko ibiri ibumoso ya. Habujwe kunyuranaho ku binyabiziga biri hejuru ya 70 mu isaha, kilometero 70 mu isaha. Igisubizo ni iki cyabibumbiye hamwe, iki cya A. Twakomeza turebe ikibazo cya 19. Ubugari bw'imizigo yikorewe n'ipikipiki ifite akanyabiziga ko ku ruhande, kimwe n'ubwa rumoroki ikuruwe na bene ibyo binyabiziga, ntibushobora kurenza ibipimo bikurikira ku bugari bw'icyo kinyabiziga kidapakiye. Rumoroki rero ikuruwe n'ikinyamitende 3, ikuruwe n'ikinyamitende 4, ikuruwe n'agapikipiki gafite akanyabiziga kometse ku ruhande. Ubundi bafata ubugari bw'ikinyabiziga uko bungana bakongeraho santimetero 30. Ubwo rero ni santimetero 30 ziyongera ku bugari bw'ikinyabiziga, ku bugari bw'icyo kinyabiziga kidapakiye. Komeze. Icyapa cyerekana icyago kidahoraho kandi kigenewe kwerekana aho berekeza cyangwa aho bagana mu gihe mu muhanda, nk'igihe cy'impanuka cyangwa hari imirimo ikorwa mu muhanda, birangwa n'amabara akurikira. N'ibyapa nomero A30 n'ibyapa biburira ko hari imirimo itazafata igihe kirekire, bisa rero ubururu na pluto bisa umweru n'umutuku. Aha rero ubuso umweru gusa, oya, nta gisubizo cy'ukuri kirimo. Katumva n'ibindi, umweru n'umukara, umweru n'umuhondo, ya n'umweru n'umutuku, nta gisubizo cy'ukuri kigize gute kirimo. Iyo rero turangije gukora cya kibazo cyacu, dukora iki? Dukanda hano kubikurikira, ubundi ahangaha kureba amanota, ubundi tugategereza. Reka tubikore nguko uko bimeze, dore. Murakoze cyane, ngaho nimwitegereze murebe. Harimo rero ngo amanota nagize. Hano batweretse amanota 19. Kubera iki rimwe batari duhaye, reka turebe ko hari cyo nabanishe, ariko ubundi ho twanira babisubije neza. Subiramo. Iyo urangije gukora ikibazo, aka kanya bahita bagenda bakwereka igisubizo cyacyo. Iki cyapa gisobanura iki? Hagarara akanya gato, murabibona. Ndashaka guparika ikinyabiziga iburyo ku nzira y'abanyamaguru. Biremewe munsi y'iki cyapa cyane, urabona ko bacyemeye. Ikindi kinyabiziga kiguturutse inyuma kiri kuguterera amatara y'urumuri rumyansa, we wakora iki? Imbere icyo kinyabiziga gutambukaho, nimba imbere nta cyago uhabona. Nirihe nijoro igihe ijuru rikeye, itara ribonesha icyapa kiranga nimero y'ikinyabiziga rigomba gutuma izo nomero zisomeka neza ku manywa, nibura muri metero zingahe? Ahangaha tubirebye muri metero zingahe bavuze? Metero 20. Twakomeza ku kindi. Telefone ngendanwa ntigomba gukoreshwa ryari? Igihe cyose dutwaye. 16. Mbere yo kunyura ku kindi kinyabiziga, ni ngombwa kumenya ko umuhanda tuwubonamo neza no kwitondera kunyuranaho. Twakomeza. Murabona ibisubizo byagiye byigaragaza. Buri modoka cyangwa buri rumoroki ikuruwe n'iyo modoka ishobora kugira itara risa n'icyatsi kibisi, rituma umuyobozi yerekana ko yabonye ikimenyetso cy'uwiteguye kumunyuraho. Iryo tara rigomba gushyirwa aha hakurikira: inyuma hafi y'impera y'ibumoso bw'ikinyabiziga. Gutwara uzungaguza mu muhanda ni bibi igihe cyose. Birabujijwe kubangamira imigenderere isanzwe y'ibindi binyabiziga kubera gukora iki? Kugabanya umuvuduko ku buryo budasanzwe no kuba wakacira feri bidatewe no kwirinda iki? Ibyago. Mu gihe telefone yawe ihamagawe utwaye imodoka wakora iki? Gushyira ku ruhande imodoka, ubundi ukagira gute? Ukayitaba telefone. 11. Ni iki wakora mbere yo guhindura icyerekezo? Ibisubizo biri hejuru hano ngo byabanzaga nibyo byari byo kure, ariko ubundi mu gihe cyo guhindura icyerekezo ugomba kwitondera. Ukareba ko ibyapa by'aho hantu bikwemerera guhindura icyerekezo. Ikindi ugakoresha amatara ndangacyerekezo, yaba ntayo ugakoresha ukuboko. Amatara maremare y'ikinyabiziga ubundi agomba kuzima ryari? Iyo umuhanda umurikiwe hose ubasha kureba muri metero 100, iyo umuyobozi w'ikinyabiziga agiye kubisikana n'undi
kimwe n'iyo umuyobozi w'ikinyabiziga akurikiye undi mu ntambwe zitageze kuri metero 50. Iki cyapa cyasobanuraga iki? Tanga inzira ku binyabiziga bigendera mu muhanda munini wewe wegereye. Ese iyo kuyobya umuhanda ari ngombwa? No, ahubwo iyo kuva bwije kugeza bukeye cyangwa bitewe n'uko ibintu bimeze, umuntu atagishobora kubona undi muri metero 200. Mu nzira nyabagendwa, urugero nka rumoroki iziritse kuri velomoteri, ku ipikipiki cyangwa ikinyamitende bidafite akanyabiziga ko ku ruhande. Usibye nk'iyo rumoroki ibaye idafite umuyobozi, kandi uburumbarare bwayo bugatuma itara ry'ikinyabiziga kiyikuruye bidatuma iryo tara ry'icyo kinyabiziga rigaragara. Iyo rumoroki yagaragazwa n'iki? Ubundi iyo rumoroki ishobora kugaragazwa inyuma n'itara ryera, umuhondo cyangwa icunga rihishije. Igihe umuntu ufite ubumuga bwo kutabona yambuka mu muhanda yitwaje ya nkoni yera y'abatabona, wowe uri umuyobozi w'ikinyabiziga ugomba gufata irya nkoni rero nk'icyapa kikumenyesha ko ugomba guhagarara. Ese amatara y'urugendo mu gihe cy'ibihu, ayo ni mabi kuko arakugarukira akaguhuma amaso. Ibinyabiziga bifite ubugari bufite ibipimo bikurikira bigomba kugira amatara ndanga burumbarare. Ni bya binyabiziga bifite ubugari burenze metero 2 na santimetero 10. Hano nakoze ikosa ryo gusimbuka ikibazo kandi ngenda ntagisubije. Niyo mpamvu baduhaye 19. Nayibajaga icyo nishe cyari cyanyobeye. Ubundi ibinyabiziga byose bifite ubugari burenze metero 2 na santimetero 10, ibyo ngibyo bigomba gutunga amatara yahe ndanga burumbarare. Bigaragare ko ntacyo nari nishe rero. Cya 18. Urebye kuri ibi byapa habujijwe iki? Habujijwe kunyuranaho ku binyabiziga bindi birengeje imitende 2, kubinyuraho ibumoso birabujijwe, ndetse no kugendera ku muvuduko urengeje 70 mu isaha nabyo birabujijwe. Cya 19. Ubugari bw'imizigo yikorewe n'ipikipiki ifite akanyabiziga ko ku ruhande, ubwikorewe n'ibinyamitende 3 cyangwa 4 bifite moteri, ntibushobora kurenza ubugari bw'icyo kinyabiziga budapakiye. Pimo kubikurikira ku bugari bw'ikinyabiziga bidapakiye ntibushobora kurenzaho kangahe. Ngo kuri rumoroki ho dutendeka 15 hirya na 15 hino, ushobora kurenza santimetero zingahe? 30 ku bugari bw'icyo kinyabiziga kidapakiye. Ikibazo cya nyuma ari cyo cya 20. Icyapa cyerekana icyago kidahoraho kandi bigenewe kwerekana aho bagana cyangwa berekeza aho mu muhanda nk'igihe cy'impanuka cyangwa hari imirimo iri gukorwa mu muhanda, kirangwa n'amabara akurikira. Mbere ko dukomeza nagira ngo nshishemwo agatangazo gato k'Intego Driving School. Ku bufatanye n'Intego Driving School niyo mpamvu tubaha aya masomo y'ubuntu kandi tugamije ko mugira ubumenyi bwimbitse, ubundi muze mukomeze kwigana mu modoka. Dukorera Kimironko hafi ya gare, imbere neza ya MTN Service Center. Waduhamagara kuri 0788 795 200. Ushaka kwiga gukanika, gusudira, guteka, kudoda, kuvanga amarange, gukora amasabune, gukina amafilimi, théâtre, inkinamico zo mu ruhame, kwandika ku myenda, byose tubitangira ku giciro gito, ntabwo iwacu duhenda. Ikindi ushobora kwiga ndimi zitandukanye zirimo Icyongereza, Igifaransa, Igiswahili kimwe n'Ikinyarwanda. Dukora iminsi yose kuva ku wa mbere kugeza ku cyumweru, ariko kuva mu gitondo saa 2 kugeza saa 11, nayo muri weekend no kuva saa 2 kugeza saa 6. Waduhamagara kuri iyo nomero nakubwiye 0788 795 200 hari icyo usobanuza cyangwa ushaka kutugana. Murakoze. Aha rero ibyapa byerekana icyago kidahoraho kandi bigenewe kwerekana aho bagana cyangwa aho berekeza mu muhanda, wenda nk'igihe cy'impanuka cyangwa hari imirimo iri gukorwa mu muhanda, birangwa n'amabara akurikira: ni umweru n'umutuku. Ntacyo bari basizemo rero mu bisubizo bari baduhaye. Murakoze, ndabashimira kuba mwabashije kwitabira isomo ry'uyu munsi, naho ubutaha.